Tubwire noneho ukuntu noneho tujya tubona ibiganiro byawe bitandukanye bica kuri Zaburi Nshya n'andi macano atandukanye. Ese ho iyo link yagezeho wenda icyo gihe iyo Rwanda Tv niyo yatangiye n'izindi zikomerezaho. Noneho kuko nakoraga hip hop hari Television Rwanda Flash DC na Television Rwanda yagezeho nejo mundi nzajyaho 19 baranumira cyane hariya. Televiziyo nyinshi zisanzwe na televiziyo ikaze hano muri iki gihugu itarantumiye ni iyihe ni Television Rwanda ikaze DC nayigiyeho Flash njyayo urumva ni kabisa nyinshi nazigiyeho na Rwanda Tv icyo gihe niwe ari kaze cyane ya ni nyinshi mbese ni nyinshi nagiyeho none uri no kuMASHUSHO TV cyane nawe uri kubona ziracyaza n'izindi rero amacano uburyo natangiye kuyakoraho urukumva icyo kiganiro bagishyize no kuri cano. Umutipe umwe witwa Pasco yaravuze rero nabonye impano ufite mbona washobora no kubwiriza ati amagambo uririmba uyu nyirihimbaza uhimbaza ubwo twaratangiranye himbaza TV mwatangiye nayo itangiye ikiganiro kiriho hano ya nyine rukumva nyine kuri niho hantu naho natangiye kuvugira nyuma yo kuri royo. No kuvuga ngo nibo batangiye niwe watangiye no kuvuga ndi mu bantu batangiye ndi no mu bantu batangiye kuyibwirizaho mbere himbaza kabisa kuko Pasco yagiye hanze sinzi aho yagiye niba ari muri Amerika sinzi ahari kuko ni muri umuna wikoraho wayisigaranye yarambwiye ati uzajya utambutse ikiganiro rimwe buri cyumweru none ndabinanirwa ko kwera nakazi ariko we yashaka inge nk'ubitaye kibwiriza kimwe buri cyumweru ariko nakoze nk'ibibwiriza bibiri gusa rero urukumva ariko yambonaga mutala yo kubwiriza nyuma bafurandutiye ubwo no kuvuga ngo bujyana mbere hose muri amakaminuza we ntago wajya kubwiriza we wari umuhanzi bisanzwe utazi ko wibitseho niyo mpano yawe magambo kuba wayakoresha mu mbere ho urukumva wapi ibintu byatangiye gupfupfunyukayo urumva ngeze ikibungo no byatangiye nkagare natangiye kubwiriza muri burakeye hano sejemu manuka ikibungo mu byumba ewana naho kabisa umuhamagara Imana yawukurije none nyuma yaho nyine yamita nkora hip hop 2016 n'ibindi byose by'ubwo buhamya nyine bizira mu 2016 na 7 n'umunani aho kubona ubutiri kugera za kangahe za Zaburi Nshya rero zo twagiye kuzishiraho twagiye kuzijyaho nyuma tujya kuri kubiganiro bya Frorandutier sinzi nibo muzi ya sinzi niba hari nabandi badutumiye hari nabandi baje badutumiraho banuza Zaburi Nshya yo yaje muri corona nebwo president yandikiye nge nta muntu bundi abantu benshi baranumira mwibi byo kubwiriza byo abantu benshi baranumira aranyandikira ati dushobora kuduha ubuhamya ndamubwira nta kibazo ndahari muri corona nta kintu twabaga turi gukora nahore yaje dukorana ibiganiro byinshi cyane muri kaburara navuze ubutumwa cyane kabisa ni byinshi ntabwo nako ibiganiro ntiwavuga umubare ikiganiro cy'ubuhamya nkurikizaho ikiganiro cyo kwizera ibyo byose nabyibagirwa abantu barankunda banyohereza ibiceri icyo gihe kabisa nta muntu nsabye bahama ibiceri muri corona yari imeze neza nanjye nyaryaho ayavuye mu ntuza mu murimo w'Imana n'ubukwe bwanjye Imana ibukoreraho ntabwo ari amaturo ni kwa kundi umuntu afashwa noneho ukabona wenda n'urugero kuba yafashijwe ukavuga ati wenda uzagura iki ni nk'ibyo ya ese biriya hari abantu mu Rwanda bajya babikora cyane abahanze gusa oya no mu Rwanda barabikora hari ahantu nagiye ku musozi ejo bundi umuntu ansomera ijambo mfashijwe mpita mutera kibiri yanjye nawe uravuga ati ituro ntabwo ari ngombwa keretse umuntu wenda nyiri ubwita bitekereje akaritanga nta kibazo ariko ibyo kuvuga ngo uriyimpe byo oya ariko ubwirije nkafashwa nkaba naguye ikintu nta kibazo kandi ni umuco mwiza noze kumbwira haleluya oya muvuga ati niba dafite wenda ikintu ushobora kumugeza ku yindi ntambwe sibyo ni urugero ukabona wenda nta shati afite yimugurire kugira zabwirize n'ahandi. Ese nike kiganiro cyawe cyakunzwe cyane uvuga ati iki kiganiro cyanjye
rwose cyafashije abantu nanjye ubwanjye nk'ukuntu umuhanzi agira indirimbo yitwika akavuga ati indirimbo yakoze umuti. Ntabwo ni Imana, ibyo ni Imana ibigenda ibikora. Ntabwo navuga ngo ni twe ngo tuba twarashyizemo ingufu kugira ngo bigire, ariko ikiganiro nk'iki cyo kwizera ubundi cya mbere nashizeho baragikunze bahita bamamagara cyane cyane, ariko cya kabiri cyo byabaye akarusho uko byagiye bizaho rero bagenda, kuko naheraga mu gitondo nakira abatura nsengera abantu, urumva mwungira nkagira nka nijoro, kuko icyo gihe ntabwo nari ndubaka, ntabwo nari ndashaka umugore. Urukumva rero hazaho n'ibindi, hazaho n'ubutumwa Imana yagendaga ibiri kuvuga, hari ibyarebwaga cyane cyane, hari nk'icyo nari nduba message umwaka utangira, byabaga n'umuriro, byabaga Imana yabaga iberekeje cyane, byabaga ari umuriro, abantu ariko bakizwa, bahamagara, batura, basengera, bava mu byaha bakizwa, imibatizo igifungurwa nabatirisha abantu benshi. Sinzi no barakurikirana stats zanjye, nabaga napostinze abantu nagiye mbatirisha. N'ubu nsigaye mbona stats zawe baragutumira ahantu henshi cyane, uba wapostinze ama televiziyo, ama radio, ni buri munsi nta konje cyane kabisa. Byabiterwa n'iki? Muri minsi ndi gukora indirimbo nyine, nagarutse mu muziki neza, hip hop. Urikumva rero abanyamakuru bo muri gospel ndumva nta muntu tutaziranye kabisa. Urikumva rero baba bari kuvuga ati yadushiriye iki hanze umuraperi wacu, watubwira ya ndirimbo watangiye turirimbira niyo nshya yitwa Gehinomu. Ngaho turirimba nayo kunza AMASHUSHO TV. Kwishimisha ko mubiri kwa kanya gato, urebye nabi kwa kuroha, dore uracyari muto. Gehinomu we, Gehinomu we, yewe Gehinomu. Nocyo ni indirimbo ivuga yuko abantu batumvira Imana izabashira mu muriro utazima witwa Gehinomu. Indirimbo akenshi ziba ari slang cyangwa se sinzi uko nabivuga, ziri mu buryo buzimije, buri poetic. Watubwira wari ushatse kuvuga iki urashe ku ntego? Gehinomu, reba uyu muntu Imana iba yarasezeranije ibintu ikabimusohorera. Wenda yari yuvuze kwishimisha kwa kanya gato, ubuvuge kwishimisha k'umubiri kwa kanya gato. Uruko reba umubiri umuntu awukoresha ibintu bitandukanye, abatinganye iyo bari gutingana ni ukwishimisha k'umubiri, biriya ni binabaho kwa kanya gato. Ubundi icyaha suzi ngo umuntu agikora iminota myinshi 5 yonyine, ukaba wishyizeho urubanza rwawe hamwe n'Imana ikazakumenagura. Urebye nabi kwa kuroha, dore uracyari muto. Ni inama ubugira, ni inama mba ngira umuntu. Gehinomu ni indirimbo nashaka kwereka abantu ko hari umuriro utazima Imana izaririmburamo abantu banze kuyumvira, kugira nyine bagaruke bave mu bibi. Kuki wahisemo kuyikorera video yayo? Ndeba video nagiye mbona warahisemo kuyikorera mu mwijima, hari umuriro, nukubera iki? Urikubona Gehinomu nashaka kugaragaza umuriro, nashaka kugaragaza ira ndirimbo yuyibonyeho, wayibonye ute? Ni true story. Ntabwo ni true story, ariko ushaka kuba mwe muri abakozi b'Imana, murimo muraririmba. Sinzi kuki muririmbira mu muriro mu mwijima, kuki mutagiye ahantu hagaragara, none wenda mugashyira abandi bantu bakina iyo story aribo bari mu byaha, aribo none bari kujya muri iyo Gehinomu, kuki ari mwe mugaragara muri Gehinomu? Ureba nk'umuntu ukina theatre, niba ari role mbe ashobora kuyikiniraho nta kibazo, byose ugira umuhanzi byose ushobora kubikora nta kibazo, ntabwo ari ngombwa ngo uhamagara. Ushaka kubikora ariko bimwuka binyuramo nka script, none ibindi nabyo, none ibyo igice cyo kuririmba ukaririmba naho uri mu yindi si. Kuriya niko twe twabipanze, kandi ikintu cya mbere nge nashaka hano kumvikanisha